Muraho neza, tugiye kuganira ku byiza bitandukanye byo kurya ibigori ku mugore utwite. Mu gihe umugore atwite, umubiri we uba ukora akazi kadasanzwe ko kubaka ubuzima bushya. Ibi bituma ibyo arya n'uko abirya biba ingenzi cyane kurusha uko bisanzwe. Ibigori ni kimwe mu biribwa bikunze kuboneka mu ngo zacu no ku isoko mu buryo bworoshye. Iki gihingwa rero ni ingenzi cyane ku mugore utwite ndetse no ku mwana uri mu nda. Nubwo hari abatekereza ko ibigori ari ibyo kurya bisanzwe, mu by'ukuri bifite intungamubiri zihambaye zunganira umubiri w'umugore utwite mu buryo bwagutse, kuva mu mikorere y'ubwonko bw'umwana, imikurire y'amagufa ye, kugeza ku mirire isukuye ifasha umubiri gukora neza. Ese wari uzi ko ikigori gikungahaye kuri vitamine zitandukanye, imyunyungugu nka manyeziyumu ndetse na potasiyumu bifasha umutima n'imitsi gukora neza, ndetse n'izindi ntungamubiri zitandukanye zifasha umugore utwite ubwe ndetse n'umwana atwite? Iki kiganiro kigamije gusobanura mu buryo bwimbitse uko kurya ibigori bishobora gufasha umugore utwite kugira ubuzima bwiza, uko byunganira imikurire y'umwana, n'uburyo byoroshye kubishyira ku meza buri munsi. Turaza kugaragaza impamvu iki kiribwa cyoroheje kandi gikwiye kuba ku rutonde rw'ibyo umugore utwite arya buri gihe, maze agahorana ituze n'umutekano mu rugendo rwe rwo gutwita. Aha ni kuri Tubiganireho TV, njye nitwa Miriam, mbahaye ikaze. Ibigori bifite akamaro kanini ku buzima bw'umugore utwite kubera intungamubiri zitandukanye byifitemo mu kunganira umubiri we n'uw'umwana uri mu nda. Dore akamaro k'ingenzi k'ibigori ku mugore utwite. Ibigori byongerera umugore utwite ubudahangarwa. Antioxidants ziri mu bigori zifasha kurinda umugore indwara mu gihe atwite, bityo umubiri we ukagira imbaraga zo kwirinda infection za hato na hato. Umumaro wa kabiri, ibigori bitanga intungamubiri zifasha amaraso. Ibigori birimo fer ifasha kurwanya anemi ku bagore batwite, ariyo ndwara yo kubura amaraso ku mugore utwite. Ugasanga imubereye imwe mu mpamvu zituma abaganga bafata umwanzuro wo gushyira uwo mugore ku gikoma gifatirwa kwa muganga mu minsi ya none. Mu bigori kandi harimo manyeziyumu ituma imitsi yoroha, hakabamo na potasiyumu ifasha kugabanya umuvuduko w'amaraso. Umumaro wa gatatu, ibigori bikungahaye kuri vitamine zitandukanye, harimo vitamine B zongerera umugore utwite imbaraga, vitamine A iboneka mu bigori by'umuhondo ifasha amaraso y'umwana uri mu nda gutembera no gukora neza. Harimo kandi vitamine E ikingira uturemangingo tw'inda. Umumaro wa kane, ibigori kandi bituma inda y'umugore utwite ikora neza. Mu bigori harimo imyunyungugu ifasha kurwanya constipation, ari byo gufunga kwituma, bikanatuma igogorwa rikora neza. Ikindi kandi ni uko bigabanya ibyago byo kurwara impiswi zizanwa no gutwita. Umumaro wa gatanu, ibigori bikungahaye kuri acide folique. Acide folique ni ingenzi cyane ku mugore utwite kuko ifasha mu kurinda umwana kuvukana ibibazo by'ubumuga bw'umugongo, aho usanga umwana yavutse ariko uruti rw'umugongo rugasigara rudafunze ngo ruhure neza n'imyakura y'umugongo. Ibi biba byabayeho mu gihe umwana yari akiri gukura mu mezi ya mbere, kuko acide folique iba yabaye nkeya, ugasanga umugongo w'umwana ntufunze burundu, inyama zimwe zikagaragara hanze cyangwa se ukifunga ariko hagasigaramo umwenge munini. Acide folique kandi ifasha umwana uri mu nda gukura k'ubwonko bwe, ikarinda indwara zifata ubwonko umwana avukana, kuko hari igihe usanga umwana yavutse ariko umutwe we ntiwifunge neza burundu, ku buryo hejuru ugira ngo ni ikintu cyawicariye, cyangwa se ugasanga bibaye ngombwa ko usigara wasamye. Ibi bikaviramo umwana ko yapfa. Hakaba n'ubwo ashobora kuvuka akavuka ariko ubwonko buri hanze, icyo gihe urumva ko nabwo umutwe w'umwana ntabwo uba ufunze neza. Naho umumaro wa gatandatu ni uko ibigori byongerera imbaraga umugore utwite. Ibigori bikungahaye kuri carbonhydrate ituma umugore utwite abona mu gihe kirekire imbaraga aba akeneye,
cyane cyane mu gihe yumva ananiwe. Tuganire ku mumaro wa nyuma mu yo nateguye ari wo wa 7. Ibigori birinda kongera ibiro cyane ku mugore utwite. Umugore utwite iyo ariye ibigori bimufasha kuguma ku biro byiza kuko birimo ibinure bikeya, bigatanga ibyuzuza mu nda kare, maze bigatuma umugore ahaga atarengeje urugero. Ibyo bimurinda obezite mu gihe atwite kuko ibigori byifitemo intungamubiri zitandukanye zashobora no gutuma umuntu yaba obeze. Icyo kwitonderwa: irinde kurya ibigori byinshi icyarimwe kuko byagutera kubyimba mu nda. Naho abadamu batwite ariko barwara diyabete bagomba kurya ibigori ku rugero rwo hasi kuko biri mu biribwa bifite isukari iri hejuru. Icyo nagarukaho dusoza ni uko indyo yuzuye itagomba kuba ihenze nk'uko ubitekereza cyangwa ngo ibe igoye kubibona. Urugero ndarutangira ku bigori. Ibigori ni bimwe mu biribwa bikunze kugaragara mu ngo zacu no ku masoko yacu buri munsi. Bikaba byoroheye buri wese kuko bitegurwa mu buryo butandukanye. Ibigori ushobora kubirya bitetse, ukabirya byokeje, ukabirya ari impungure, ukabinywamo igikoma cyangwa se ukabiryamo ubugari. Urumva ko mu buryo bwose byoroshye gutunganywa, ariko bikaba byihagazeho ugereranyije n'ibyiza bitandukanye byungura umugore utwite ndetse n'umwana atwite. Ibigori ntabwo ari iby'ubusabane gusa cyangwa ikiribwa umuntu arya mu buryo bw'amafiyeri cyangwa se kubera ko abuze icyo afata, ahubwo ugomba kubiporogaramu ukagifata mu mafunguro yawe aboneka ku meza buri munsi. Ubuzima bwiza, imbaraga z'umuryango wawe. Nkwifurije kugira ubuzima bwiza bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.